bubahaga Imana ngo kubera ko bari barabonye imirimo y'Uwiteka. Ese umuntu abona imirimo y'Uwiteka ryari? Ese ubundi Uwiteka apfa kugaragara? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu Yoshua yabonye imirimo y'Uwiteka ayibonera ku nyanja itukura, Imana isatura inyanja itukura nabo mu gihe cye. Ntabwo iyo yari situation yoroshye kugira ngo baze kubona Imana, yari situation iri hagati mu rupfu, gukurira mu bigera. Imana nubwo yarimo kubacishaho, yari irimo gukuza umuntu wabo w'imbere, yari irimo gukuza umuntu wabo uzaraga ubugingo bw'iteka ryose, yarimo no gukuza umuntu wabo w'imbere ubasha kugira amaso yo mu mwuka, akabasha kumenya imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza by'Imana. Aha hantu Yoshua tuvuge wenda urugero, bajya ku nyanja itukura, Yoshua akabona iyi mirimo ndetse n'abagenzi be bari bari kumwe, ntabwo cyari igihe cyoroshye. Cyari igihe Farawo yarahagurutse n'ingabo ze zikaba Abisirayeli baheze mu butayu, babuze inzira, inyanja bazitiye bakabura aho baza kunyura. Ahagurukana n'ingabo ze, ahagurukana n'amagare y'intambara, ahagurukana n'intwaro zitandukanye zikomeye, aje kurwanya Abisirayeli bafite inkoko, bafite ihene, bakururana n'abasaza n'abakecuru. Yoshua ahantu yari ahari nabo muri generation ye.